Reka nguhe ikaze ukurikiye ku Mugereka TV. Imana iguhe umugisha. Hano mfite amagambo atatu nshaka kumva neza. Ijambo rya mbere riravuga ngo Mana yanjye niki gitumye unererana. Ijambo rya kabiri rikavuga ngo birasohoye. Ijambo rya gatatu rikavuga ngo Data, ubuzima bwanjye mbushyize mu biganza byawe. Aya ni amagambo umwami Yesu Kristo yari kuvuga ubwo yari ku musaraba bamaze kumubamba. Ngira ngo muri mwese nta numwe utazi Yesu Kristo wari we. Ngira ngo nta numwe utazi ino nkuru ye yuko yabambwe. Abenshi bazi ko yabambwe, yatwitangiye akadupfira, akabambwa ku musaraba, ariko ntibazi uko byagenze. Kandi usanga abantu abenshi baba badafite na Bibiliya ngo bajye kubyisomera cyangwa se bajya babigiramo bunebwe. Rero njye akazi kanjye no kuza nkabibabwira, nkabibasomera, nkagenda nanabibasobanurira kugira ngo mujye mubasha kubyumva neza bitanabavunnye. Gusa mbere yuko nkomeza, ndashaka kubanza nkasaba imbabazi nkanisegura ku bantu bose bakurikira iyi channel yanjye. Hari video nigize gukora mvuga ku bya Antikristo, none mbihuza na papa cyangwa se n'abapapa bigize kubaho. Hari umuntu wagiye muri comment arambwira ati ibintu ukora uzi ijambo ry'Imana pe, ariko ntago uzi uburyo ubyigishamo, kandi ugomba kumenya uburyo ki ubyigishamo, kuko nubyigisha nabi uzagaburira abantu uburozi, uzaba uri kubigisha ibintu bitari byo, ubwo uzaba uri kubabeshyera cyangwa uzaba uri kubeshyera, kandi ngo kubeshyira abandi ni icyaha. Ndi kubabwira ukuntu yabyanditse, agenda nyine abimbwira gutyo, mbitekerezaho. Kandi muri byo handitse ngo nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Kandi nanjye ntabwo nshaka kuba igisitaza cyanyu, kandi nabasezeranyije kutababeshya kuko ari ijambo ry'Imana tuba turi kugira tuba turi kuganira. Rero ngiye ikintu nakoze sinigize musubiza, nafashe ya video ndayisiba. Kuko iriya video nakoze uvuga ngo uko byagenda kose yabangamiye idini ry'Abakatolike, kuko nabo bavuzeho uko byagenda kose idini ryabo ryarababanga, nako abantu basengamo narababangamiye, bamwe byanabababaje. Rero kujya mbigisitaza ya video icyo nakoze nayisibye, ndavuga ati okay, ngiye kuzaza nganira ijambo ry'Imana, mvuga ibyanditswe, gusa no kubisobanura ngiraho ngarukira, kuko gukoresha ukuri nabonye biri kubabaza kandi ntago ari byo. Gusa reka twikomereze tuvuge ku rupfu rwa Yesu, ukuntu byagenze. Gusa abo nababaje babyumvisha bakababara, banyihanganire, kandi tugiye kongera tubishyire mu buryo neza, bigende neza nk'uko mubyifuza. Gusa n'undi uko byanda kose tuba tugomba kumenya ijambo ry'Imana, tukamenya ukuntu tubitwara. Gusa nimba kuko ari n'icyaha nakoze, Imana ikimbabarire, dore imbere yanyu nsabye imbabazi, ndetse n'uwo nababaje wese ambabarire. Nari ndi kwigisha ijambo ry'Imana, ubwo hari ukuntu byagenze. Gusa mumbabarire, mbasabye imbabazi mbivanye ku mutima. Gusa nawe uri kunkurikirana aka kanya aribwo bwa mbere uje, ndakwibutsa gukora subscribe. Nawe rero usanzwe unkurikirana gusa utarayikora, nicyo gihe ngo uyikorere, aho hasi handitse subscribe, ukandeho, kandi ukazajya kugira ujye ubona notification z'ibiganiro byose dukora. Ndetse nimba ikiganiro kiba cyakuryoheye, ukande kuri like, ujye no muri comment utubwire. Nk'ubu nyine yagiye muri comment arandika ko comment ngewe ndazifungura, ntabwo njya nzifunga, kugira ngo mubwiye ku kiganiro mwacyumvishe. Ikiganiro ukuntu muri gucyumva, ibiburamo aho nakosheje, ndi umuntu ndakosa, ariko nyine mwamwe kirimo mushinzwe murabyumva, abiga bakiga ndetse n'ababizi, gusa bafite aho bankosora cyangwa banyungura inama, yaba muri iki kiganiro mba nakoze cyangwa se no mu bindi biganiro byo nakora, mukangira inama. Nicyo comment section imaze. Mujye muri yo mwandike, munambwe ati turahari, turagukurikiye ntaribi. Dukomeze rero. Yesu Kristo nkuko tubizi twese ni umwami w'abami muri ino si.
Bibiliya ivuga ko cyangwa se twese twakuze twumva ko mu ijuru habaye inama y'uburyo ki bacunguramo umuntu, ngo ni Imana yakoresheje iyo nama y'ukuntu bacungura umuntu, ngo abamarayika bose bagira ubwoba, ariko Yesu Kristo aravuga ati reka nze njye kubacungura, kuko babonye nyine ngo ibintu umuntu uri bwishyireho uwo mutwaro wo kujya gucungura abantu, abona ko ibintu bizaba bimukomeranye, bizamubaho byinshi bibi, bose baratinya. Hanyuma Yesu Kristo aravuga ati reka njye kubacungura, ngo yaje muri ino si ari umugambi umuzanye, ari kugira ngo acungure abantu. Noneho Yesu Kristo ageze hano mu isi yatangiye kuzagenda abwiriza ubutumwa bwiza, agera aho abona abigishwa be, agera aho agenda akora ibitangaza byinshi byatumye abantu benshi bamukunda, abandi baramwanga. Abo bamwangaga rero cyane cyane habagaho n'ubwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma ntabwo bwemeraga ibyo Yesu yakoraga, ntabwo bwemeraga ko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo ikintu cyatumye bafata Yesu ngo bajye kumubamba cyangwa bamucire urwo gupfa, ngo yagomeraga Imana ndetse akiyita umwana w'Imana. Ntabwo bemeraga ko ari umwana w'Imana, bo bavugaga ko agomera Imana akaniyita umwana w'Imana, kandi baravuga ati nta muntu ugomba kwishyira hejuru y'Imana. Ubwo n'uvuga ngo nabo Imana bari bayizi, banayumvaga ko kandi banayemera ko ihari, ariko ngo ntabwo bamwizeraga nk'umwana w'Imana. Byatumye rero bashaka uburyo ki bamufatamo. Noneho umuntu bita Yuda Isikariyoti bivugwa ko ari we wamugambaniye, bamuhaye ibiceri 30. Bamuhaye ibiceri 30, aje agambanira Yesu, niwe bahaye sinyari y'ukuntu y'ikintu Yesu ari buze gukora, bakahita baza bakamufata. Arangije kuko basinyari baraza baramufata. Bakimufata bamujyanye kwa nyine ku mucamanza. Bamujyanye ku mucamanza, umucamanza aramureba, aramucekinga, asanga nta cyaha na gito afite. Basanze nta cyaha na kimwe afite. Umucamanza bamwitaga Pilato. Kugira ngo mwese murabizi, no kuri uno munsi hari umugani uvuga ngo bamucirira urwa Pilato. Ubwo nyine ni nk'aho baba bavuze ati bamuciriye urwo gupfa, ko na Yesu bamuciriye urwo gupfa kandi ni Pilato waramuciriye. Gusa Bibiliya ivuga ko ngo Pilato yabonye ko nta cyaha afite Yesu, aravuga ati se ndabigenza ute? Ashaka kumubabarira. Gusa ashatse kumubabarira, igitutu cy'abaturage cy'abantu bavuga ati mu mubambe ntago ari we, ngibiki n'ibiki, ngo yiyita uwo atari we. Abaturage bamusabira urwo gupfa. Pilato abona namubabarira nawe bitari mu mungu w'amahoro, aravuga ati reka mucire urwo gupfa. Amucira urwo gupfa. Yabanje kumucira urwo gukubitwa no gupfa. Baramukubita, bamucira n'urwo kumubamba, barangije bamwikoreza umusaraba. Ngo ari kwikorera umusaraba utangira kugenda umunanira bitewe n'ukuntu yakubiswe, nta mbaraga afite, yanacitse intege. Noneho umuntu witwa Simoni, umugabo witwaga Simoni, niwe waje amutwaza wa musaraba, agenda amugeza ahantu bari bamujyanye. Niko kumubambaho, barangije baramuseka cyane, bakazaza bamuvugiraho ibintu. Noneho ngo ukanya bakimubamba, ibintu urumva byatangiye guhinduka. Gusa Bibiliya ivuga ko bamubambye hagati y'ibisambo bibiri. Iyo nkuru yose mugenda muyizi, nuko muba mutayizi neza, gusa nyine muyizi mutarabisomye kugira mu byirebere. Mwe muyizi nyine kwa kundi umuntu aza akavuga story muri aho ngaho mukabyumva, ariko nta kintu cyihishe inyuma muyiziho. Noneho ubwo yari abambwe mu bisambo bibiri, gusa yaragihumeka, abantu bose bari kumureba aho ngaho. Bivuga ko akimara gupfa ngo haje ikintu cyitwa umwijima, ngo umwijima waragarutse, kandi ubwo umwijima ngo wari umaze igihe utaba, ngo umwijima warongera uragaruka. Ibintu nyine bihita bihinduka muri ako kanya akimara gupfa. Noneho ngo kugira ngo batesitinge neza ko yapfuye, bemeze neza ko yapfuye, umusirikare w'Abaroma ngo yamujombye icumu mu rubavu kugira ko arebe nimba yapfuye. Kurumva uramutse utarapfa umuntu akagutera icumu mu rubavu, wataka cyangwa basi ukanababara ukagerageza kwikomakoma. Uwamuteye icumu mu rubavu babona si ikomakomye, ahubwo mu mubiri we hasohokamo ngo amazi avanze n'amaraso. Ngo bahita bakonfirima, bemeza ko
Yesu Kristo yamaze gupfa. Aho hantu yari abambwe ngo umugabo witwa Yosefu niwe wagiye gusaba imbabazi umwami ngo bajye guhamba Yesu. Niho bagiye baramufata rero, baragenda bamubamba mu mva nshyashya, bamubamba ahantu mu rutare, bamushyingura ahantu mu rutare, ngo bivuga ko yamazemo iminsi 3, nyuma y'iminsi 3 arazuka. Urwo nirwo rupfu rwa Yesu Kristo. Gusa usanga abantu benshi baba batabizi, bagenda mu kigare bavuga ibintu bimwe na bimwe, kandi kuvuga ijambo ry'Imana utarizi ugenda uricumuriramo, ugenda ukoreramo ibyaha byinshi. Kandi iyo ubibwiye abantu, izo ni inkuru ziba zumvikana, ubwira umuntu iyo nkuru yibwira umuntu inshuro imwe akaba yayifashe rwose, akahita yifata mu mutwe. Ni nk'itegeko, biba bimeze nk'ibintu byikora. Rero kwibwira umuntu akahita akabifata uko bitari, nicyo kibazo. Njye rero mba naje kugira ngo mbibasobanurire mu byumve neza, n'utundi tuntu mwagiye mwumva ku ruhande nyine tugenda uyu umuntu ari kuvuga inkuru ashyiramo amakabya nkuru ye kugira nyine inkuru iryoha, ariko ntabwo ibyo ngibyo biba bikwiye kubaho mu ijambo ry'Imana. So rero niyo nkuru nayo mbafitiye, iyo ni urupfu rwa Yesu. N'ibindi biganiro biba bigenda biza, icyo musaba ni gukora subscribe, ugatera comment, ukatubwira ukuntu ikiganiro wacyumvishe, tukazatugenda tubana buri munsi. Ciao ciao.